by'ubusambanyi, ibyaha by'ubusinzi n'ibyaha byo gutingana. Ngira ngo ibintu Imana yatumye, ibintu Imana ituziyo abantu batatuziyo, hari ibyo abantu batuziyo Imana itatuziyo, hakaba n'ibyo twebwe twiyiziyo ho twebwe ubwacu abantu batazi ko tugira. Muri ibyo bintu byose rero irondora imitima, igenzura imitima, Imana yibuza uburakari, Imana yirabizi. Imuririmbyi yaravuze ngo imenye ibidukwiye, Prosper Nkomezi niko yavuze ngo imenye ibidukwiye mu gihe nyacyo, ngibyo yavuze izabikora. Imana, impamvu Imana ivuze ibi ni iyi: umutima wanjye uragukeneye mwami, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubaza ndirimba nti Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Imana y'imbabazi, Imana y'imbaraga, Imana y'ibifite imibiri, Imana ikomeye, Imana ikinga ntihagire umuntu ubasha gukingura, Imana ikingura ntihagire umuntu ubasha gukinga, Imana yera muri byose kandi Imana ikiranuka muri byose. Imana yadukunze mbere yuko twebwe tuyikunda, Imana yatumenye mbere yuko twebwe tuyimenya. Turagushimiye kubera ko watanze umwana wawe w'ikinege Kristo agapfa akabambwa ku musaraba kugira ngo twebwe tubone ubugingo. Twebwe twari dupfuye tuzize ibicumuro ndetse n'ibyaha, ariko hashimwe Data ko witanze kugira ngo tubone ubugingo. Hashimwe ko wabambwe kugira ngo twebwe tubamburwe. Ushimwe nyir'ubutware kubera ko wuzuye gukora kandi uri Imana y'imbaraga. Himbazwa ko umpaye umwanya mwiza wo kugira ngo nongere mvuge ubutumwa bwiza. Nyemerera ube muri twebwe kandi umwuka wera w'Imana atwagurira imbago, dusure, twambika imbaraga. Abari bananiwe Imana ibananure, abari bafite agahinda Imana ikabamare. Uwiteka asenye ibicaniro byose by'umwijima. Ndagutumiye ni mu izina rya Yesu, amina. Shalom shalom, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Ndi mwene so Adrien Habarurema. Imana ibahaze ibyiza. Reka dusome igitabo cya Yona ibice 4 duhere ku murongo wa mbere. Igitabo cya Yona ibice 4 duhere ku murongo wa mbere. Bibiliya yivuze iki? Bibiliya iravuze ngo ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ararakara, asenga Uwiteka ati Uwiteka, si icyo navugaga nkiri iwacu? Ariko Mana yanjye, ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ararakara, asenga Uwiteka ati Uwiteka, si icyo navugaga nkiri iwacu? Nicyo cyatumye nshaka ngo mpungire itarushishe, kuko namenye ko uri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. Ngaho munyumvire mugisha. Umuntu ababajwe n'ibintu Imana ikoze kuko ibabariye abantu bayo, kandi uwo muntu urakaye ni umuntu w'Imana nawe. Isi yarashize, reka amasubirimo wumve. Ubwo ngiye gusoma nk'uko Yona yabivugaga ari gusengana umubabaro.
ariko ibyo bibabaza Yona cyane. Ararakara asenga Uwiteka ati, Uwiteka, si icyo navugaga nyiri iwacu, nicyo cyatumye nshaka kugira nshaka mungire itarushishi, kuko namenye ko uri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. None rero Uwiteka, ndakwinginze unyice kuko gupfa bindutira kubaho. Ariko Mana, kanisomera igitabo, reka nsomanga ku murongo wa 4. Uwiteka aramubaza ati, ubwo urakaye, ubwo urarakaye, ubwo ukoze neza? Yona yongera, nuko Yona asohoka mu murwa, yicara iruhande rw'uwo. Ninjaka ndekera aho ngaho, ariko reka nsome ku murongo w'9. Uwiteka aramubaza ati, ukoze neza ubwo ukabije, ubwo urakajwe nuko uruyuzi rwanyu rwumye. Mfite ijambo nshaka ko tuvuga, ubundi tugafatanya icyifuzo kimwe cyo gusenga, tugasengera muri iri jambo rifite ikiganiro tujya tugarukaho, rivuga gusenga igicaniro cy'umuntu wa kera muri weho. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho nk'uko ikiganiro cyacu kivuga, ubundi tugasengera, tugafatanya icyifuzo cyo gusenga, tukinginga Imana ikongera ikagaruka ku mitima y'abantu, imitima yasaraye, imitima yaguye umwuma, itagishaka kumva ukuri, itagikeneye ijambo ry'Imana. Abaza amakuru cyangwa amateka y'uyu mugabo bita Yona, abahanga bakunda kuvuga ko ari umwana wavutse mu buryo butangaje. Ariko Yona, iyo usomye amateka ye, Yona Imana imutegeka kumutuma i Ninivi kuburira umurwa wari urimo ibyaha. Ibyaha byari birimo, harimo ibyaha bitatu bikomeye. Harimo ibyaha by'ubutindi, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha by'ubusinzi, n'ibyaha byo gutingana. Ngira ngo ibintu Imana yatumye Yona kubabwira ko umurwa w'i Ninivi ugiye kurimbuka. Akenshi iyo usomye byari ibyaha bitatu. Ngira ngo Imana ije mu Rwanda cyangwa ikajya muri Kongo cyangwa muri Kenya no mu Burundi yaturimbura, ariko Imana itinda kurakara. Ubwo twebwe mu Rwanda dufite n'abagabo basambanya ihene, tukagira n'abantu basambanya inkoko, tukagira n'abasambanya inka. Nkunda kumva amakuru atambuka ku ma TV, ukumva nyine birababaje, ukumva biteye ubwoba bwinshi. Ngira ngo Imana ibaye ihana, ituzuye imbabazi nyinshi, ngira ngo twebweho yadutindaho, kubera ko dukora ibirenze by'i Ninivi n'ibirenze Sodoma ndetse na Gomora, ngo yari umurwa nayo wuzuye ibyaha, ariko byinshi byarimo ubutinganyi. Ngira ngo mu Rwanda nuko tutemera ko ubutinganyi buhaba, ariko turabizi ko bahaba, cyakora nta tegeko ribibuza, nta n'ibyemera. Si nibyo, ni Yesu wenyine ukwiriye gusura abantu be, ubundi yarangiza agatabara. Ninivi rero Imana ibwira Yona ati, genda ubwire uriya murwa, ubwire akaga bagiye guhura nako, ubabwire ko njye Uwiteka ngiye kuza, kandi ko nzabahana, kubera ko ibyaha byabo bakora birarenga bikagera imbere yanjye. None ugende babwire ko ejo Ninivi igiye kurimbuka. Yona agenda nk'umukozi w'Imana ariko utuzuye imbabazi. Yona agenda nk'umukozi w'Imana utuzuye guca bugufi. Ngira ngo ntiyakoze nka Aburahamu. Aburahamu w'Imana yaramubwiye ati, ntacyo twakora tutamenyesheje umugaragu wacu, tutamenyesheje umugaragu wanjye Aburahamu. Imana iramubwira ati, mbe Aburahamu, nari ntambutse naringiye, ariko ntacyo nakora nakubwiye. Numvise Sodoma ndetse numva na Gomora, numva barimo baharega, ariko ngiye kureba ndebe nimba
ibyo bavuga ari ukuri, cyakora nisanga ari ukuri ndabarimbura, ariko nisanga atari ukuri ndikomereza. Buriya rero iyi Imana yumvise bakuvuga, ntago Imana ihutira ko, ndayikunda cyane muyimera amashyi n'impundu. Imana itinda kurakara, yarangiza ibabarira cyane. Iyi Imana yumvise bakuvuga, Imana iramanuka ikavuga ati ariko se Adrian, ibintu bavuga koko nibyo? Agira ijwi riremereye, avuga cyane, reka ngende numva. Yagera kwa Adrian gasanga ijwi niri nyine n'umudende niri ryanjye, kavuga ati ibyo bavuze nibyo. Ariko akaba n'ibintu abantu bavuga, Imana ikavuga ati ibyo mwamuvuze uriya muntu muramubeshyera, uriya muntu muramubeshyera, kubera ko hari ibintu bitatu bibaho. Hari ibintu Imana ituziho abantu batatuziho, hari ibyo abantu batuziho Imana itatuziho, hakaba n'ibyo twebwe twiyiziho ho twebwe ubwacu abantu batazi ko tugira. Muri ibyo bintu byose rero, irondora imitima, igenzura imitima, Imana yibuza uburakari, Imana yirabizi. Imuririmbyi yaravuze ngo imenye ibidukwiye, Prosper Nkomezi niko yavuze ngo imenye ibidukwiye mu gihe nyacyo, ngibyo yavuze izabikora. Aravuga ngo nayo imisozi yakurwa hayo, ni Imana idahinduka, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Rero Abrahamu aravuga ati ariko se Sodoma ni Gomora ko kugiye kuharimbura? Bati nibyo. None se nidusangayo abakiranutsi 70 hari icyo wakora? Imana iravuga ati ntibikabe ko umukiranutsi n'umunyabyaha nabarimburana, ntibikabe ko umukiranutsi n'umunyabyaha nabarimburana. Imana iravuga ati nababarira, ngo bigera kuri 50, bigera kuri 20, bigera ku 10, ngo biza kurangira habuze, bavuze ati cyakora tumbonye mu mukiranutsi umwe, umurwa ndawubika, ariko umwe mukiranutsi mukize. Urumva ko Abrahamu we yagiraga agahinda k'abantu bagiye kurimbuka. Dufite ikibazo muri sosiyete cya none, iyo duhanuye ibintu bikomeye, Imana ikavuga ati mwa bantu mwe, Imana irabishira irabubitse. Hari abantu mukunda kutubwira ati bravo, ariko dukwiye kugira agahinda k'ibizira. Imana impamvu Imana ivuze ibi niyi. Ese Imana yifuza kurimbura abantu? Mwitangiriro yarimburira abantu mwuzure ibice 6. Imana iravuga ati we ntago bizongera ko narimbuza abantu banyu mwuzure. Uyu munsi byagenda biti, wakishimira ko byasohora. Icyiza se uko Yesu yababarira abantu, Imana ikadutabara, ntibitubeho. Ntago iteka ryose mbonereho niyo gisikize ba bantu mukunda kubanga ariko ngo Kodiriane ngukunda guhanura amagufa, kuganura ibintu bibi. Yes, Imana ndumumunyamuhamagaro yansize mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza, niko Bibiliya yavuze. Mbabwire muve muri Babuloni, mbabwire muve mu kuzimu. Imana ibivuga igambiriye kugira ngo mwiyeze. Nimumara kwiyeza Imana ibababarire. Kubera ko igicaniro cya kera cy'imyuka ya karande, cy'imbaraga y'ibefodra, y'imbaraga y'icyaha ihora muri wowe, iteka ryose wumva ko Imana ivuze ko Imana ibahaniye, nta n'umutima ugira ugucira urubanza. Ariko Yesu anumye kuri wewe kugira ngo wumvire ubutumwa bwiza, kugira ngo we kwinangira, ubundi ubwire Yesu ngo ntabara, nambaye umubiri, ntabara mwami, ndi umunyabyaha. Abantu tujya twuba ngariko ngereka ngurumva ngo kamemu ngo na Dawidi ngo Imana yaramubabariye. Ndumva ndi no gufashwa cyane, Imana ishimwe cyane. Umutima wa Dawidi se twebwe turawufite? Umutima w'Abanyarwanda cyangwa w'abantu bo muri no minsi ya none, ndi kuvuga mu Rwanda kubera ko ari umagaze, ngira ngo ni umutima wuzuye igomwa, wuzuye amacakubiri, wuzuye ubugome ndetse n'ubugambanyi. Ntago tugira umutima, ntago dufite umutima wa Dawidi. Dawidi we mbere yuko Imana imurondoraga yarabanzaga kezwa, akavuga ati munda ya mama niho navukiye, navutse ndi umunyabyaha, mvuka nkora ibyaha, ariko Uwiteka unyeze kandi umbabarire ntunkure umwuka wawe, ndakwinginze uwunkuyeho wanshishimura. Imana ikavuga ati Dawidi we ugira umutima ukurondora ibibi imbere yuko mbirondora, ndakubabariye. Ariko twebwe Imana iravuga buri munsi,
Imana ivuze abasambanyi iteka muravuga ngo mwebwe ngizahere kuri twebwe tubihanura. Ndabyemera ko barimo babihanura ariko nabo bakora ibyaha. Ariko se nicyo cyifuzo Imana ibivuze kugira ngo duterane agapase umupira nanjye ngugusubize Imana iboneka ari ibyo ngibyo? Hoya, Imana ibivuze kugira ngo wisuzume nanjye nisuzume. Haleluya. Wigenzure nanjye nigenzure. Nitumara kwigenzura tubwire Uwiteka ati turi abanyabyaha, ongera utweze, numara kutweza wongere udutunganye, wongere tugaruke. Ariko twebwe ubusanga buri wese yigira umunyakuri, akigira inyangamugayo, akigira umunyamwuka, ariko si Imana ibi bivugiye. Imana ivuga ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo abantu biyane. Iyo narira Imana iramutuma iramubwira ati menye ko Ninive igiye gushya, ugende ubabwire ko bagiye kurimbuka. Iyo nagenda n'uburakari ati n'ubundi narababuriye sha, dufite abantu bajya baza ati narababuriye, tujya tubivuga. Imana iduha ubwenge mwabahanuzi mwe, Imana iduha ubwenge mwabavuga butumwa mwe, mwabashumba mwe. Imana iduha ubwenge. Imana izakubaza intama yaguhaye icyo wazibwirije, nimba warazigiriye impuhwe Imana izabikubaza. Imana izakubaza ahantu ukora muri departement runaka, nimba uri minister Yesu azabikubaza. Imana izakubaza inshingano yaguhaye uko witwaye n'ibyo wakoze. Imana izabikubaza nshuti yanjye. Yesu ni umunyembabazi. Haleluya. Yesu azakubaza ibyo yaguhaye. Imana izakubaza ibyo yagutumye n'ibyo yaguhaye kugira ngo irebe imico yawe n'imyitwarire yawe. Nicyo Yesu aguhamagariye, nta kindi. Imana izabikubaza. Ntugire ngo Imana ntabwo izabikubaza, ntabwo ari umuntu. Hoya, yo ntabwo imeze nka Adrian. Hoya, Imana ntabwo imeze nka Adrian, irazirikana cyane, itinda kurakara. Niko muri yo ntatubwiye, ni Imana itinda kurakara ngo kandi yibuza uburakari bwinshi. Rero si imeze nk'abantu, nta nubwo ikora nk'abantu. Imana yo ireba nkayo, Imana ikora nkayo, ni inyembaraga, ifite ubushobozi. Iyo nati Ninive Imana irabarimbuye, Imana irabubitse. Ariko nakunze umwami w'Ninive, cyangwa ngo Imana iduhe abantu bafite umutima umeze nk'umwami w'Ninive. Mu nzego runaka, mu bigo dukoramo, mu bigo muhagarariye, Imana ibaha umutima wo kwirondora kugira ngo mumenye neza ko muri abanyabyaha. Ntago Yesu yaduhamagariye kugira ngo twandure, Imana yaduhamagariye kugira ngo twezwe, torero ry'Imana. Haleluya. Imana ntago iduhamagariye kwandura, Imana iduhamagariye kwezwa. Twezwe nk'uko nayo yera, niturangiza tubagomba kuyihama. Ntago Yesu aduhamagariye guhangana, ntago Yesu aduhamagariye amoko, ntago Yesu aduhamagariye kurwana intambara yo gutukana. Mwabahanuzi mwe, Imana ibahamagariye kugira ngo mubwirize imitima y'abanyabyaha kugira ngo bihane. Ntago Yesu abahamagariye kugira ngo mube micundo minagana, nimurangiza mubwire abantu ibintu Imana itavuze. Hoya, Yesu aguhamagariye kugira ngo wezwe. Muririmbyi yaravuze ngo ntabara Yesu, ntabara, ntabara nambaye umubiri. Ubwire Yesu ngo nambaye umubiri, mubwire ngo mwami nojya ugenzura, nunzi neza, ariko wewe wantabara, wewe wamara umubabaro, wewe wamba hafi. Ntumbe kure kukama ku bandi bugufi, kandi nkuvuyeho na mutabazi nabona. Ntumbe kure. Sanirimo ntabwo tugeziririmba, ntazo dukeneye. Hoya, dusigaye turirimba ku giti, ku mugezi, nuko umutima umeze, ndanezerewe. Yo, ni byiza ko turirimba ko yatwimanye, ariko se turi ibihamya bigenda ko Imana yatwimanye. Ibyo ni byiza cyane. Iyo narahanura yabanje kwanga kumvira Imana, ibyo simbivuzeho. Nabwo dufite abanyamuhamagaro batajya bumvira Imana, bumva babanje kumvishwa imigeri nka moto. Dufite n'abakristo bumva nk'imige, bumva nka moto. Moto yikubita umugeri ati wapi, rimwe kabiri gatatu, mugi ntiyaka. Hari n'igihe gusuzugura ukakubita nka gatanu, umugeri wa gatanu ugenda ukajya kubona ukabona yatse. Dufite abakristo rero batajya bumva iby'Imana, bumvishwa imigeri nka moto. Ariko Imana idutabare, Imana iturinde kwinangira imitima. Yesu ashimwe cyane. Imana iturinde kwinangira imitima. Imana iduhamagariye kwezwa, ntago Yesu aduhamagariye kwandura. Umwami w'Ninive ngo agere bumva ubutumwa, yewe nateje Ninive irahiye kabaye. Umwami atariko se Ninive irashya habaye iki?
yo mbega umwami nakunze cyane, mbega umwami wuzuye imbabazi, mbega umwami wuzuye ubuntu bw'Imana. Yo niyo Imana yagurugeje mu gihe nk'iki ngiki ukwiriye gusenya igicaniro cy'umuntu wa kera kugira ngo nawe Yesu akwishimire nk'uko yishimiye umwami w'Ininive. Yo muri departement Imana iduhamagariyemo, mu byiciro Imana iduhamagariyemo, iduhamagaye kugira ngo turwanire ishyaka abo tuyoboye n'abo dushumbye. Ntago Yesu aduhamagariye kugira ngo donge tubameneho amakara. Ntago Yesu aduhamagariye ibyo ngibyo. Imana iduhamagariye kugira ngo tugire umutima w'imbabazi. Ntago Yesu aduhamagariye kugira ngo tugire umutima winangiye. Niyo Imana ikeneye muri iki gihe cya none. Ukwiriye gusenya igicaniro cy'umuntu wa kera, umuntu ukubwira ko Imana igomba kubika abantu, wishimira ko Yesu yaguha no kugira ngo wishimire ko Imana yakubabarira. Ntago Yesu iteka yicara arwanya n'abantu. Iyo Yesu aguhamagaye akeneye kuhinduka gusa. Emerera ubushake bw'Imana, reka ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda. Kandi ubwo uzaca mu bikomeye, Imana irakurinda. Uyimenyesha ibikubabaje, Imana irakurinda. Haleluya. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda, Imana imenya ubukene bwawe, Imana irakurinda. Imana ishimwe torero. Imana ikeneye ko mu givuzo tugiye gusengera, mu gusenya igicaniro cy'umuntu wa kera, Imana muri wowe icyo message uko ubutumwa buvuga, Imana ikeneye gusenya igicaniro cy'umuntu wa kera muri wowe. Ubundi Imana ikibuza uburakari, ibyago, Imana ivuga ku bantu bayo, Imana ikabeze ikababarira. Nta cya Yesu atababarira, nuko wamunaniye. Nuko wamunaniye ntacyo Yesu atababarira. Nuko wanze kuma ntacyo Yesu atagukorera. Imana ikeneye ko wongera ukagira umutima w'imbabazi kugira ngo Yesu yongere yinjire muri wowe. Niko muririmbyi yavuze ngo umva uko Yesu yaje anshaka. Ntangazwa cyane, ariko naratangaye ngo ntangazwa cyane n'imbabazi ze, ngo yazize ibyaha byanjye, ngo Yesu ntahwema gukiza abantu be, ngo ntitugasubire mu ngeso ze, ngo tuzabane nawe mu ijoro. Abanga araduhamagara, arabanga azaza ntago azatinda. Yesu azaza ntago azatinda, torero ry'Imana. Reka mbabwire gatoya, impanda ntitinda kuza, ariko urupfu rwo ruzaza. Kandi urupfu ntirutinda kuza. Imana ifite ibintu yagennye byita ibikanguzo. Imana niko Yesu ateye, imikorere ya Yesu niko iteye. Ufite umusore ugusohokana akujyana muri boîte, ukagira no kujyana muri sauna massage, ukagira no kugurira iPhone telefone, ukagira n'umusore wo kuzajya wishimisha ukunda, ukagira no gusambanya. Aba bose ukabita sherishushu. Warangiza Tadiriyani Yesu ashimwe mukozi w'Imana pastoro, bati ngwino usengere evangeliste, bati ngwino usengere Imana indemera ubukwe. Uwo muruha Imana yawe uvamo koko? Wowe turasengera umugabo, dusengere no kwikinisha, hitamo kimwe. Umugabo Imana izagwizamuma, azakora iki kandi wihagije? Urihagije, ufite urutoki n'uri gukoresha, cyangwa ufite pome niyo usigaye ukoresha. Sorry gato, nimba ari pome nimba ari ntuza, sinzi ukuntu bakita kariya kantu, sinzi ukuntu bakita ngo ikimugisha, sinzi uko bakita. Hari vibrator, hari n'akandi kantu kano barya kagira amazi. Vyenda ufite karoti, ufite kokombure ujya wikoresha. Warangiza ati mukozi w'Imana narananiwe rwose, sengera Imana nabari nyubakira urugo sye. Hari ibintu bitakunda utarabanza guhinduka, banza usenye igicaniro cy'umuntu wa kera muri wowe. Nicyo Yesu aguhamagariye, nicyo Imana igushakaho, nicyo Yesu akwifuriza. Imana ikeneye kukizwa, warangiza ugakiza abandi, ukababwira ijambo ry'Imana, kubera ko ibyari byuzuye muri Yesu nibyo yatwujuje, ntago ari ibindi.
Imana iguhamagariye kwezwa mama, ntabwo Imana iguhamagariye kwandura, sibyo? Niko muko tujye tuganira ibyo bintu bizavamo. Dusenge, turari ijoro dusenga, twiyirize dusenga, tumara iminsi 3 dusenga, turi gusengera umugabo. Imana nimugwa nurangiza umusuzugure, wita umugabo imbwa, nurangiza uzumubwira atadiriyane rwa rugo wamanuriye rwasenyutse, bya bintu Imana yakubwiye byasenyutse, banza usenye igicaniro cya kamere muri wowe. Hari ingoyi muri njye yaravuze ngo sinahora mbaririza iby'iyi nzira cyangwa ngo nshidikanye gukurikira. Aravango nezezwa no kubohoka. Haleluya! Tunezezwa no kubohoka kugira ngo bano kuyikorera. Yaravuze ngo nshatse gukurikira buri munsi Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu gihe cy'umubabaro. Haleluya! Aravuga ngo mu gihe nanijwe muri urugendo, ariko aravuga ngo uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya mutoya ukaza uzwa ibyo byose. Aravuga ngo ntago nahora mbaririza, sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nkuko wayimenyesheje. Oh haleluya! Urandinde Mwami Yesu, ntunganyiriza imigambi, nimbana ni urugendo, uzanyibutsa urukundo. Haleluya! Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto kukuzahozwa ibyo byose, kugeza iwanjye mu ijuru. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ukwiye gusenya igicaniro cya kera muri wowe. Ntago byavamo, hari ibintu bitavamo, hari ibintu bitakunda. Yesu araduhamagara tini mu byuko bibisarurwa n'ibyinshi, unsarura ninde? Uhamagawe n'Imana niwe wabashaka. Mwitabisha umutima uti Mwami nyakira, nubwo utazi gushyira umuga kandi ukaba utari umuhanga, jya uhamya gusa ko Yesu ababarira. Ujye ubwira abandi ibyo yagukoreye, nuko winginga Imana bayishurire Yesu bahaga ubwo buntu. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo mwakire nawe nicyo ngusabira. Nawe ikibanza na Data wo mu ijuru mu rugo rwe rwera kubw'umwana we, ngo tuzajyana tubana iteka ryose. Kuri ubu nyangira amatsiko kuri ubu nyangira amahoro nyahawe na Yesu Mukiza, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi. Icyama ngasanga nawe uyahawe nawe. Herbefodidra. Haleluya! Aya mahoro cyama ngo nawe atemba nk'uruzi, aya bisi badatunga. Amahoro utunga urwaye, amahoro utunga uri muzima, amahoro utunga byibye bimeze neza, amahoro utunga bibabaye. Haleluya! Gusenya igicaniro cya kera muri wowe. Teze ni wagiye muri context y'ijambo. Yesu ashimwe cyane. Umwami aravuga ati hoya ntibizaba, ariko tujye tumenya gufata decision. Inshuti yanjye, jya ufatira Satani icyemezo. Numusekera azagusekera, ariko Satani ntago abantu bakina nawe. Gusenga bisaba ngo ukanure cyane, ube seriye, ubibemo, ubijyemo. Satani afite ingabo, afite imbaraga. Bisaba ngo tumusenye dushishikaye, bisaba ngo tumusenye dufite imbaraga z'ubumana muri twebwe twuzuye. Haleluya! Turabo yaremeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Iyi Imana yiteguriye tangu zamani. Dusenye igicaniro cya kera, Yesu yuzuye muri twebwe. Aravuga ati hoya ntago bizabasha. Haleluya! Ntibizaba. Hahita ategeka ati nimwiyirize mwese n'indogobe. Naratangaye, uyu mwami azi gufata icyemezo. Hayiwewe, birababaje ko abakristo batazi gufata icyemezo, ariko umurozi akagufatira icyemezo, akavuga ati ngiye kubyukira iwawe buri munsi, ndabikora mu mezi 3 ndaba nkugize paralize. Akabyuka abyina, akavuga ati ibi ntibizangarure, akabyina amaguru akabyina. Ariko gufata icyemezo cyo kureka ubusambanyi byarakunaniye. Akabyuka akavuga ati ntibizangarure, ubucuruzi bwawe akabarabushye inyatsi kinjira mu kazi. Ariko gufata icyemezo cyo kuvuga ati ubu ngubu nzajya nkorera Imana nanjye nezwe, bikakunanira. Urajya muri korari, ujye no mu moko,
urajya muri korari ugire n'umujinya, urubaka urugo ugire n'amagambo menshi. Umugabo navuga nkangoteka ngo nawe ngo nagushatse ngo wambaye ikabutura imwe, wagira ngo mushake se yambaye zingahe, nta n'isoni na nke. Twarangiza tukaririmba ngo ngwino winjire mu rugo rw'Imana inyuma niyabi kandi nawe uri inyuma y'umusaraba. Yesu aragukeneye gusenya igicaniro cya kera muri wowe. Cyo kiganiro turiho, ukwiye gusenya igicaniro cya kera muri wowe. Izo ngoyi zituma utubaka urugo, iyo migozi ituma tuba umugabo, iyo migozi yagufasha ituma buri munsi usuzugura umugore wawe, izo mbaraga zikuziritse zikwereka ko nta cyiza uzabona, uzakibona kubera Imana. Haleluya! Kubwo abantu ntago uzakibona, ariko ntago tubayeho kubw'umugambi w'abantu, ntitubayeho kuko abantu babishaka, ntitubayeho kubera ko imiryango ibishaka. Nta muntu wafashe icyemezo cyo kugira ngo uze mu buzima uze ku isi. Ni nayo mpamvu ntawe uzagufatira icyemezo cyo kugira ngo Imana iguhindurire amateka. Ni wowe n'Imana, ni wowe n'Imana. Ukwiriye kuba umakinga sure, ugafata decision, ukamakinga sure, ukavuga ati ariko ibi bintu ndimo, nge n'Imana data, nge tubanye nayo, tugendana nayo, turakorana, nge n'Imana turagendana. Imana ntikunda abantu badafata icyemezo. Ntabwo Imana igikorana n'abantu bayemba, kubera ko abagenda bayemba rimwe na rimwe bajya baduteza akaga, bajya baduteza ingoyi. Hari ibiziriko Satani yazirikishije abantu muri iki gihe cya none, yabwira ko nta cyiza bazabona, yabwira ko nta cyiza bazageraho, ko iyo umuntu agejejwe ahura n'inzara, ko iyo umuntu agejejwe ahura n'amakuba, ntabwo ariko bizamuha mutegereza, keretse bava mu isezerano nta mpamvu. No bazakorwa n'isoni. Dawidi yanditse ngo iki? Yavuze ngo nari umusore ariko ndashaje, sinigeze mbona umukiranutsi w'Imana arekwa cyangwa mbona urubyaro rwe rusabiriza. Bibiliya yavuze ngo iki mu Migani? Yaravuze ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro bukire ndetse n'ubugingo. Ntabwo abarokore aribo bazakena, ntabwo abarokore aribo bazasabiriza, ntabwo abarokore aribo bazagubwa nabi. Dore ko Bibiliya yarambwiye ngo ko batewe mu rugo rw'isumba byose bazajishira mu bikari by'Imana ishobora byose. Imana iguhamagaye, umva ubutumwa, umva message, umva ubuhanuzi. Yambwiye ngo Imana iduhamagariye kwezwa, ntabwo iduhamagariye kwandura. Ukeneye gufata icyemezo cy'ibintu byagufatiye icyemezo. Nutabifatira ibyemezo byo biraza gufatira icyemezo. Aho uri biraza kuhagukura, intebe wicayeho birayikwimuraho, umwanya uhagazemo birayigukuramo. Ariko umwami aravuga ngo reka da, impossible mathematical. Ntabwo bikunda umuturage wese w'Ininive ejo ajye ku musozi duhamagara Imana data, ariko ribe code fodra. Ariko haleluya, undi hari abantu batazi kujenjekera Satani. N'umujenjekera yo menya azayakura da, azayakura n'umusekera, azayakura muko. N'umujenjekera ngo ufite ngo fosete, so fosete azajidura. N'umujenjekera ngo uri inzobe hazakujidura n'ubwo buyobe bwawe sha wirata nabo dafite Yesu. Kuzuri kwirata niki? Mukamemu ngo mfite ngo degrees, ngurumva ngo ndangije masters, kuko diplome yo igiciro cya mbere cya kaminuza ntago kigezweho, hazero ntago kigezweho. Ariko ngurumva ngo mfite ngo masters, mukamemu ngurumva uza abantu bafite masters bananiwe, barushye, babuze Yesu. Ariko nudafata icyemezo Satani ngo mufatire icyemezo azakujenjekera se. Arakigufatira gukure mu muryango, arakigufatira gukure mu kazi, arakigufatira. Imana ikundana n'abantu bari seriye. Imana ikunda abantu bajya mu bintu bakabijyamo bari seriye, bakabikora bari seriye. Umwami aravuga ateje Ninive, buri muturage nimureke twambara ibigunira. Ngo yambara ibigunira sha, ngahamagara Imana da. Imana ikeneye abanyamasengero bambara ibigunira muri iki gihe cya none. Imana ikeneye abahanuzi bambara ibigunira muri iki gitondo. Imana ikeneye abayobozi bambara ibigunira bakabwira Yesu ngo turengere. Imana ikeneye abayobozi bambara ibigunira. Imana ikeneye abapastor bambara ibigunira fodra edikori weladra. Imana ikeneye abashumba bambara ibigunira bagakanira Satani, bakavuga ngo iki gihugu ni Imana yakiduhaye, ntabwo tuzaseba, ahubwo twebwe tuzavuga imirimo y'Imana, tuzaseka.
Ele o afodi que só de que la clori ele coli foli ele glass. Yesu e ti densa afodi que de consiga niga. Herge liga ligwast. Tugiye gusenga Imana. Umwami arabahakanira. Haravuga ngo hoya. Kucheza abami babiri hoya. Nimba ari Imana dukorera mureke twerure. Ntago nagira shushu uzajya usohokana ngo ngire n'usambanya. Aravuga ati hoya ndamariramo volume gukizwa cyukabya nukizwa cyubikabiriza abadayimoni bavuga ati adiriye burya arakijijwe mwana. Yego sha yewewe uyu mukobwa burya arakijijwe mwana. Nimba uri kuririmba cyubikabya uririmbane ukijijwe kubera ko n'isi irakabya. Nta muntu w'inzoga gake, nta usambana gake, hoya nta utukana gake. Ni nako no gukizwa ntago ukwiye kubikora gakeya. Hoya bikora uko biri. Dore kandi bikora uko biri ariko gose wabaye ute se? Ariko wabaye ute ubundi nkubaze gatoya. Wabaye ute n'iki gituma udakizwa? Wabaye ute igihe wayereye Imana ikwinginga? Wabaye ute? Making a sure. Fata decision. Tell you a 40 dressers. Ediwe gandiwa. Fata decision. Kugira ngo Imana ihire papasi zawe. Yo habini nivi bahamagara Imana. Yo Eliya abwira abana ati mundeke hateke akora igitambo kirashya. Abwira Imana uti Imana uyu munsi bimenyekane bigaragare kari wowe Mana. Haleluya. Ako kanya umuriro uturuka mu ijuru Baba we utwika igitambo kirashya. Bikubita hasi bubamye bati Uwiteka gusa niwe Mana. Bikubita hasi bubamye bati kabyara mwami we Uwiteka gusa niwe Mana. Bikubita hasi bubamye bati Marbeli wigandidiwedra Uwiteka gusa niwe Mana. Ariko Mana data we ninka yiga kwiyiriza. Ariko ngo ntago wajyana abana gusenga nk'imodoka ari yabagonga. Nyamara ntirabagonga bagiye ku ishuri. Ariko mugi iyi modoka ari tarabagonga bagiye ku ishuri izabagonga abantu bagiye gusenga Imana. Ariko kubera akamenyero no kwibagirwa Imana yo byakwibageje Uwiteka. Ariko kuye kugira ngo wegere Imana. Nibyo bidukwiriye kuri ngewe kwegera Imana. Nibyo byankwiriye. Tugiye gusenga n'Imana. Gusenya igicaniro cya kera muri wowe. Gusenya igicaniro cya kera muri wowe. Gucagagura ingoyi za kera muri wowe. Kumenagura iminyururu y'abakonikoni n'ingoyi z'abakonikoni. Imana igatura muri wowe gafata decision. Ngimana yakabyara ngirangije iragaruka. Reka dusenga Imana tuzongera tugaruke muri iki kiganiro. Ndashaka nkubaze gatoya mwene data. Hari ingoyi wasenye. Hari ibyo wafatiye icyemezo. Umwami ati reka ntago biba. Reka twiyirize. Ibintu byose Imana ivuga ntidutiyana bizaba. Ariko niduhindukirira Imana izahindura ibihe. Niko Ndasingwa yaririmbye. Yaravuze ati wahinduye ibihe warakoze. Haravuga ngo unezeza imitima mwamuhanagura amarira. Haleluya. Imana iginezeza imitima. Tugiye gusenga Imana. Hari ibintu byakunaniye gufata icyemezo iyi munsi. Hari imbaraga zo kubifatira icyemezo zacire kubera ko Yesu abivuze. Acira imbaraga zigushoboza gufatira ibyemezo. Ibyo bintu byakunaniye akakanya ubwire Yesu ngo ndiho we ngwino ndwanirire. Mwana w'intama Imana iginga ntihagire ukingura. Imana ivuga bikabategeka bikayumvira. Sora umuntu wese wumvise buno butumwa agubwe neza kandi yuzura umwuka wera. Ingoyi zari zimufite, iminyururu yari imuboshye isenyuke mu izina rya Kristo. Imbaraga zisumba byose zigingiriza abana bawe. Imirimo y'Imana igaragare. Abarwayi bakire mu izina rya Yesu. Amen. Imana data ibanezeze. Kubaho kwiza kw'Imana kube muri mwebwe. Nitwa Adrien Habarurema. God bless you.
umutima wanjye uragukeneye mwami